ntiyagutumiye, ntiyagize iki, uraje uramurebye, uravuze ngo uriya mupasiteri ni indyarya, ngo arabeshya, ngo ni umujura, ngo yiba amaturo. Ntabwo yaguhamagaye, nta nubwo yigeze agushakisha. Kubera iki? Abantu mwataye umuco. Usigaye ujya kubona umuntu nta kintu akugize, nta kintu yakwenderejeho, ariko ujya kubona uradutse ngo uriya ni igihuha, ni ibiki byose. Ubwo koko byafasha icyo umuntu? Byafasha icyo umuntu? Ubundi se wowe iyo umututse cyangwa ukaza ukigira umuntu mubi, ukavuga ngo uriya mupasiteri, wowe nyine wowe uri indi? We basi uwo uri we hari imbuto werera abandi bantu? Wowe uri we hari imbuto werera abo bantu byibuze bagukurikire, bamureke bagukurikire, we hari icyo uzaje kwihanangiriza abantu bari gushyira hasi ijambo ry'Imana, bagashaka kwigira nk'abantu b'abanyabwenge cyangwa se badakeneye ijambo ry'Imana muri bo, cyangwa se bagashaka gusuzugura abakozi b'Imana muri rusange. Ibi bintu rero mbikoze mbabaye, ni ukuri kw'Imana pe. Nimba ari uko guta umuco, nimba ari ukuvuga ngo ntago gusenga ntacyo bikimaze, nimba ari ukugira ngo abantu hateye umudayimoni wo kuvuga ngo wumve ko nta muntu ukurenze, wumve ko nta muntu ugomba kubaha, wumve ko ntacyo ugomba gukora, oya, ibyo bintu ntabwo ari byo rwose, sibyo? Usigaye usanga umuntu ubwe nawe yarasengaga, yagiraga iki, ariko akaza ukabona ngo ari guhangana n'amaturo, ngo ari guhangana ngo n'abantu ngo baturisha. Wowe umuntu afashe umwanya we aragusengeye, ibyo byonyine ntabwo wabyubaha? Wowe se ko nta kazi ukora katagira amafaranga? Ariko ugasanga wihaye abantu, ntabwo ushaka kumva abantu, ntabwo ushaka kugira iki. Nimba udashaka, ubundi n'amadini si itegeko. Nta muntu wakubwiye ngo genda uyoboke ririya dini, nta muntu wakubwiye ngo genda ujye muri biriya. Ariko neza neza uhurananiranye, uri kumva abantu bose ntacyo bakubwiye, ntacyo ugize iki, uri kubatuka. Umuntu ntiyaguhamagaye, ntiyagutumiye, ntiyagize iki, uraje uramurebye, uravuze ngo uriya mupasiteri ni indyarya, ngo arabeshya, ngo ni umujura, ngo yiba amaturo. Ntabwo yaguhamagaye, nta nubwo yigeze agushakisha. Kubera iki? Abantu mwataye umuco. Usigaye ujya kubona umuntu nta kintu akugize, nta kintu yakwenderejeho, ariko ujya kubona uradutse ngo uriya ni igihuha, ni ibiki byose. Ubwo koko byafasha icyo umuntu? Byafasha icyo umuntu? Ubundi se wowe iyo umututse cyangwa ukaza ukigira umuntu mubi, ukavuga ngo uriya mupasiteri, wowe nyine wowe uri indi? We basi uwo uri we hari imbuto werera abandi bantu? Wowe uri we hari imbuto werera abo bantu byibuze bagukurikire, bamureke bagukurikire, we hari icyo uzabamarira? Basi hari ibyiringiro uzabaha muri wowe? Abo bantu ushaka kwangisha undi muntu, kuko ari cyo abantu musigaye mushaka kwangisha undi muntu, kandi namwe mudashaka, abo bantu nta n'icyo mugiye kubamarisha. Ni ikihe kibazo gihari? Ni iki kitumvikana? Gushaka guharabika umuntu from Monday to Sunday bikumariye iki? Ubishakaho iki? Nimba umuntu avuga ibintu ukaba utamuyoboka, nimba umuntu ari umupasiteri ukaba utamuyoboka, nimba se hari church utayoboka, urayivugira iki nabi? Hari abandi bayikunda bayiyoboka, hari abandi gusenga bifite icyo bimariye. Abo bantu bo ntiwabubaha? Hari abantu bazi gusenga icyo ari cyo. Wowe nimba nta gaciro ubiha, cyangwa se n'abo bantu basengesha nta gaciro ubiha, nta gaciro ubaha, byihorere, fata inzira yawe ukomeze. Nimba unezerwa n'akabari kajyemo, wowe ko nta muntu wakubwiye ngo ujya mu kabari kabi, ko nta muntu wakubwiye ngo unywe inzoga mbi, ko nta muntu wakubwiye ngo unywe inzoga za makeya, kandi hari za menshi. Wanyweye ibyo ushoboye, wariye ibyo ushoboye, abandi bakarya umwuka wera, bakarya ibyo bashaka, ko ntawe uba wabahatirije. Umuntu aragenda akabika imyenda. Twese turibuka turi abana, twakuze ababyeyi bacu bakunda gusenga, badutoza gusenga. Ese ni ibigoryi? Ese ni ibicucu? Byatwigishaga ibyatugira akamaro. Ubu se ko imyenda wambaraga kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru itabaga imeze kimwe? Ku cyumweru wabaga wambaye ufite umwenda ariwo bitaga wo gusohokana.
wo kurimba umwenda mwiza kugira ngo ujye muri caci ujye hehe usa neza, ariko ukanga neza neza ukavuga ngo ntacyo gusenga ntacyo bikumariye, ugashaka kudisitabinga abandi, ugashaka kumvisha abantu ko gusenga ngo byari ibya kera. Nimba byari ibya kera wowe ko nawe nimba ibya kera warabibayemo waje ukigisha ibya kera, ukareka kwirwa uharabika abantu bakozi b'Imana. Nimba umuntu yaremeye gufata izo nshingano, ibyo wabimwubahiye utamuhamagaye, ko atakugishije inama, ibyo bintu byonyine ntibihagije kuba waha umuntu ayo mahoro yonyine, ntibyabibaye. Ariko ukareka kuguma buri kanya wigize nabi, wigize umuntu udashobotse, wigize umuntu w'ikirakare, wigize umuntu Imana itagize icyo ibwiye. Ibyo bintu uba wigira, ibyo bintu uba ukora, hari igihe bikugaruka, wowe ukajya ugira ngo ni inyatsi, ni ukutagira amahirwe. Nta muntu utagira amahirwe, ariko wowe ushaka kuzayibuza, ukayibuza pe, ukayibuza, ukava kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, nta mahirwe uragira, bitewe nawe ubwawe, nta wabigizemo uruhare. Noneho numara kumera gutyo nibwo ugenda ukaba nk'icyihebe, ukajya wumva nta muntu ufite icyo akubwiye n'Imana nta nubwo ushaka kuyumva neza, ugatangira kujya wirwanariza Bibiliya. Uranariza Bibiliya warayanditse? Ubu se ibitabo byose biri ku isi warabisomye? Nimba ibitabo byose biri ku isi utarabisomye, Bibiliya wayihoreye ukareka kuyanariza, ukajya kureba ibitabo cyose ukandika ibyawe bya nyabyo bifite ukuri. Ni ukubera icyo abantu dusigaye turemye nabi, turemye mu ishusho Satani dushakamo. Sinavuga ngo ni imperuka, urumva, ariko bisa nabyo. Ntabwo umuntu azaza ngo avuge Imana nabi gutya ngo birangire. Hari ingaruka uzagira, kandi izo ngaruka zikujyaho wowe uri umwe. Wowe rero niba utegereje ko wowe n'uwo muntu wagushutse, we n'ibyo bigare urimo aribyo bizagena ibyo ngibyo, uribeshya cyane. Ingaruka zizakujyaho uri umwe. Nta n'umunsi n'umwe uzigera ugabana icyaha n'undi, wowe uzishinga mugenzi wawe. Muri Bibiliya haranditse ngo ntabwo uzi aho mpurira n'Imana. Dawidi yari umunyabyaha, ariko yajyaga agera igihe ahuriramo n'Imana ndetse Imana ikamwishimira cyane. Yari umwami ariko yambaga ibishwabara, akivunguta mu ivumbi. Ukaza ukishinga ibyo ngibyo, ukaza ukishinga uyu nguyu, ukaza ukishinga njyewe, ukaza ukishinga uyu. Ubundi mbere y'uko umuntu aba n'umukozi w'umuntu, nawe ubwe ni umuntu nkawe. Icyo kurusha ni umuhamagaro we yagize. Nk'uko nawe ufite ibyo wahamagariwe, hari ibyo ushoboye gukora, nawe hari ibyo ashoboye gukora. Niba umuntu ashaka kwigisha abantu 1000 cyangwa se 100, hakavamo abantu 20 batahanye umutima unezerewe, batashye bishimye, batashye bagaruye icyizere cyari cyabuze mu buzima, icyo kintu wowe bakiguhaye wagikora? Usibye kuza ugataranga abantu ngo biraho basengera abantu, ngo ntago ari byo. Abo batubuzi wowe wabitubura ibyo bintu ukabikora? Ni ukubera iki dushaka kwigira nkaho nta kimana yatumariye mu buzima? Ni ukubera iki dushaka kugira nkaho amasengesho ntacyo avuze mu buzima bwacu? Ni ukubera iki dushaka kwigira nk'abantu tutazigira tugira umurongo ngenderwaho uvuga uti ibi ni byo, ibi si byo? Ni ukubera iki? Urumva wihagije ku isi? Urumva utagikeneye Imana? Urumva mbese kuba uri ku isi ufite umwuka w'abazima, ufite amaguru n'amaboko, ufite mama wawe, ufite papa wawe, birahagije nyine? Urumva Imana ni zero? Kubera iki? Ibyo bintu nimba ukari kubitekereza urinjije, nta nubwo ibyo uri mubizi. Ushatse rero aka kanya wahinduka. Si ngombwa gusenga, si ngombwa, sindi no kubigushyiramo,
ariko reka abashaka gusenga basenge, uha amahoro abakozi b'Imana bakora umurimo wabo, nawe kora ibyawe. Abo bantu nibakuyoboka ubagezeho byibuze ikintu cyabateza imbere cyangwa se cyabagirira akamaro cyangwa se cyabatuma imitima yabo itunganirwa. Ureke kujya wirwa uvuga ibintu usebanya ugira iki, abo bantu baba bagushungera. Ejo n'ejo bundi uzajya wirwa uhura n'inyatsi, ubura ahantu byavuye, ubura ahantu byageze gute. Ukabona abantu baraje ngo uriya mupasiteri ngo yaka amafaranga ngo ntiyagusengera, akeneye kubaho. Ubundi ucyumva ushaka gusenga wakagombye gufata amafaranga ukavuga uti nimba nshaka gusenga nkaba ntashoboye kwisengera, reka nanjye nyaho umuntu ushoboye kunsengera. Nk'uko iyo ukeneye umutekinisiye ugukorera ikintu, ntabwo ibyo bintu bitekerezaho, ufata amafaranga ukavuga uti tekinisiye vayo, ndetse muba mwanumvikanye igiciro. Hejuru y'umuntu mutumvikanye n'igiciro nicyo uri kumuryoza. Ntabwo wamuhamagaye ngo akubwire ngo ni 50,000 kujya hanze, ngo umubwiye ngo ni 30,000, ngo ni 15,000 ngo agere ahabyumve. Ariko wowe kuza 1,000 watanze mu rusengero rufitemo itapi waje ukandagira, nta muntu wakubwiye ngo banza wihanagurire ahangaha, ugasanga intebe isa neza, ukumva ibyuma bifite amajwi meza, ukumva senti, ukabona injyana ziryoshye, ukabona ahantu hasa neza, ariko 1,000 watanze kigataha kikuri mu mutwe. None se ubwo urumva uri umuntu, ubwo umuntu bukura hehe? Nawe wawe wirwa ushyiramo tapi, nta n'umuntu ushobora no kurenga urugi adakuyemo inkweto, ariko wowe ugeramo bakubashye, ugeramo ugiye ahantu ho guturiza, ukicarana n'umuntu, abantu bagapfukama bakagusengera. Ase basi uwo mwanya ntiwawigomwa, cyangwa se ibiba byakoze ibyo bintu ntiwabyigomwa kugira ngo ufate 1,000 ugende ukivugiraho amagambo? Nta n'uwagukuye mu rugo. Nimba wumva ibyo byose byanze, guma iwanyu ukora ibyakakugiriye umumaro, sibyo wige no gushungera. Sibyo ko nutanashungera ubwo bwenge ntabwo uzigera ubugira. Nutajya mu rusengero ngo umenye ibyiza byawo, ntabwo uzigera ugira ubwo bwenge. Nutagenda ngo wegeranye n'abo bantu, ntabwo uzigera ugira ubwo bwenge. Uzajya uhora umeze nkaho uri mu kiyoni, uri mu kirere, uri mu ki, ariko umunsi uzaba ukeneye Imana, kandi uwo munsi uragera, nta muntu utagira umunsi akenera Imana. Nicyo kintu kiba gitangaje, nta muntu utagira umunsi akenera Imana. Ako kanya ntayo ukeneye, mu kanya ntayo ukeneye, ariko ari igihe kizagera usanga ari Imana yonyine yo kubwira uti Mana mfasha unkure muri iki kintu, cyangwa se unkize iki kintu, cyangwa se ni wowe niringiye. Ibyo by'amafaranga ubifite, ntagerega kuba udasenga bivuze ko, ntabwo kuba usenga cyane cyangwa udasenga bivuze ko uzabona amafaranga. Oya, ariko ari igihe uzakenera Imana, icyo gihe nicyo kizakubera cyo, icyo gihe nicyo kizakubera cyo. Uhangayike, umutima wende kukuvamo, ibyo byose bizakubaho. Rero ikintu wakagombye gukora, hindukirira Imana, wibwira uti Imana nakosheje, nakoze ibi n'ibi bitari ngombwa, ariko ndakwinginze basi mu mutima wo kugarukira. Cyangwa se nimba utizera ko n'Imana ikora, wowe uzabwira umwana uti mbabarira unyiyereke, izakwiyereka ndetse na cyane. Ariko nukomeza kwinangira umutima gutyo, wa muntu we, nshuti yanjye, nshuti y'Imana, uzarogereta umunsi umwe. Wikishinga uwo mugenzi wawe, wikishinga nde, afite aho ahurira n'Imana ye. Nta muntu ubayeho nk'undi, baho nkawe, ubeho uzi icyo ushaka. Iga Bibiliya nimba ushaka kuyisesengura, wishaka kuyisesengura ngo nuko uyumvishe kuri uhuye n'umurongo umwe, cyangwa uyibonye kuri aho ariho hose. Iga Bibiliya, hari uburyo bwo kwiga Bibiliya bwinshi. Wisesengura ibintu utazi, wa mubyeyi we, usengura ibintu utazi, wa mwana we. Oya, kora uko ushoboye,
usesengura ibintu uzi. Abayehova bayigishiriza ubuntu, bafite udutabo tw'imfashanyigisho, bafite icyo wagakombye gukora gikore. Mw'abantu mwe, gupinga ikintu ntabwo bivuze ko ushaka kucyangisha abandi. Hari abo gifitiye umumaro, hari abo cyari kuzagirira umumaro, hari abo bantu uri gushaka gusebya. Ibyo bintu uri gushaka gusebya, hari abantu aricyo kintu cyonyine bakiringiyemo cyonyine, nta kindi. Ariko wowe ushaka gufata abo bantu ugatuma biheba. Kubera iki se? Kubera iki?